Rayon Sport ibibazo byayo nabivuga mu magambo make cyane atarenze atatu. Icyambere ni proper management, icya kabiri ni ownership, icya gatatu ni resultat. Byose ndabisobanura. Proper icyambere reka mbere kuri ownership. Donc hari ikibazo cyari kimaze imyaka myinshi abantu bibaza ngo Rayon Sport ni yande mu mategeko koko. Niba urusengero ubuze ngo representa wenda ahagarariye aba bantu ku rwego ruva haro kagera hangaha, niba uzi ngo wenda aperi ni kipe ngabo z'igihugu ubwo nyine urayiza muri minadefu, niba uzi wenda ngo RBA ni ikigo cya leta urasanga wenda hari ministeri gishamikiyeho ku buryo nyine ibyayo bibarizwa aho ngaho, ukabuze ngo budget iracishwa aho ngaho n'ibindi n'amaudite n'ibikibe bifite nyine inzira n'umurongo bicishwamo. Mbere Rayon Sport waribazaga ngo ubundi yagufatiye nk'ideni waguri bank rifashwe na president kanaka avuyeho, abo bandi baje batakwishyuye wakwishyuza nde? Rayon Sport ivuyeho we wagurisha iki? Waregande wamuregahe gute? Yari ikipe mu byukuri ahibazwaga ngo ninde nyirayo. Aricyo kintu RGB yatunguwe nayo kugezaho ikipe itageraga office, kugezaho ikipe n'ibyaragaritse nk'ibikombe ntiyari bifite. Umva ko yari ikipe mu byukuri ijagaraye. Icyambere rero cyabanje gukorwa byibura no kwihereza statut Rayon Sport ikagira abanyamuryango bakamenyekana, ukamenya ngo rero ni yaba ni y'abakunzi babo nyine abanyamuryango biyandikishije bakajya kuri iyo statut. Icyo kirabanza kijya ku ruhande, icyo cyari cyiza. Iki kugikora cyasabye imbaraga nyinshi, ntucyumenye ikintu cyari cyoroshye. Ownership byibura iraboneka, imaze kuboneka muri ya ownership rero muri kwa kugira nyirayo, ba nyirayo byibura baravuga ati nono mwishakemo ababayobora ariko babayobore neza, bajye babazwa ibyo bakora, accountability. Niyo haje ubuyobozi byibura at least bwastabilije icyo kintu kijyanye na management n'imiyoborere, ku buryo equipe yashoboye gutangira kubona amafaranga, abazwi ko bazabazwa uko yakoze, bazayamurika, bashaka abaterankunga, hazamo n'ubundi bufasha bugiye butandukanye nyine bwo kugirwa inama bwa proper management. RGB yagiye baha buryo bayobora neza ibintu, babona ubuyobozi bwiza bushyira ibintu ku murongo. Izo nyinge ebyiri zakozwe neza cyane. Izo ni nazo zarebaga ubuyobozi bw'igihugu kuko muri baka yuko byari ikibazo gikomeye cyane. Amabaruwa menshi yanditswe kugeza n'ubwo rwose wari umuyobozi wa Rayon Sport icyo gihe Sadat yandikiraganya kwa President wa Republika n'ibindi byinshi murabyibuka. Iyo nkundura yari iri muri Rayon Sport muri icyo gihe. Ibintu byahawe umurongo kuri icyo kigero bigenda neza cyane. Ownership, proper management. Ubuyobozi bumaze kuza rero hari indi tushe abantu bari kwibaza, ese ubuyobozi buhari one ko bwagerageje gustabiliza ibijyanye n'imishahara n'ibindi ibintu ni bibiri, aho ibijyanye n'umupira umwaka wa mbere cyangwa wa kabiri bari ku rwego rwo itabashyira ku murongo neza. Icyo ni icyambere. Icya kabiri, ese baranabyumva byo gushaka ko umuyobozi mwiza ariko wenda ibijyanye n'umupira utabimetiriza cyane, udafite experience yabyo, ubwa mbere ubije mu cyase wari umaze igihe utabirimo, bikanakugora nyine kuri umurongo ukwiye. So navuga ko uko Rayon Sport umunsi ku munsi igenda yiyubaka iby'ubuyobozi bijya ku murongo, mfite icyizere ko n'ibijyanye no mu kibuga bizagera bigakunda. Niba ushobora guhemba, niba ushobora kwishakamo amafaranga, umufatanyabikorwa ikayacunga neza, ahari ni covid ubwo iri kugenda ivamo, n'abafana bayo nibayiba inyuma mu gihe kiri imbere igatangira gushaka noneho karita abakinnyi beza bizakunda. Icyatumye resultat zitaboneka navuga yuko ni imihini mishya iri gutera amabavu ku buyobozi, kuko recruitment bagiye bakora zagiye birangira nabi. Urugero nka Yusef bari bamubonye ariko abanyura mu myanya y'intoki kubera ibyo bintu nyine imibereho se yajemo nyuma gatoya, kutishimira ibyagiye biba bimwe na bimwe, bagize n'ibyago byo kuvunisha onana, abo babasimbuje ba SN ntibagera kuri urwo rwego, ntibabasha nyine guhagarara mu cyuho ngo babe nk'abo ba Piero babukuru baraza bahita bagira imvune. Ubona ko n'abakinnyi nyine b'abanyamahanga bakora karite yari yegeregeje gushaka
nibayiri aba banyarwanda abenshi bari muri mukeba APRFC no muri police zari zaramaze kubibikaho bivuga ngo na karite ya mbere y'abanyarwanda ntabwo babonaga muri Rayon Sport usibye abakinnyi bacya nka Dafe wenda na Clement birasobanura iki rero mu gihe kiri imbere rero ubu buyobozi bugiye kuba bufata umwaka wabwo wa gatatu buzabanza bamenye ngo ese abanyamahanga batanu baca impaka bari ku rwego rudasanzwe baza bagakora ikinyuranyo nk'aba ba Kiyovu ni bande isoko baryige neza. Icya kabiri abanyarwanda beza bashoboka twabagumana dufite aba ba Dafe aba ba Clement tugashakiraho n'abandi beza kugira ngo twuzuze equipe dukeneye. Icyo nicyo kwiga donc navuga ngo n'ubuyobozi bwaragijwe equipe ari ubwa mbere benshi mu bagiye kuyobora baje muri ibintu bya management. Unureba nka bakayisire n'abantu bafite izo za dream team ariko ntabwo bigeze bayobora ku rwego rwa niveau A yama equipe nk'izi za Rayon Sport ni equipe dasanzwe mu idea. President wa Rayon Sport tureke kubeshyana n'umuntu ayishyize ku murongo mu buryo bw'imiyoborere ariko ni equipe ndi yayoboye ku buryo wavuga ngo wenda urambwa atose umutekinisiye ariko nikikwereka nyine ko n'abatekinisiye haje bikibazo kaba Masudi bazanye nabo nuko bayisabirukana nyuma kuko resultats zitahise zikunda. So ni ikibazo cyuko rero ni mine mishyate amabavu ku miyoborere nkavuga yuko tutabacira rwose witeka navuga ngo ibyiza biri imbere. Icyari kigoye muri Rayon Sport nukubanza kugira ubuyobozi buhamye nukubanza kugira accountability. Sinemeye imvugo ebyiri zimeze gutya. Imvugo ivuga ngo nimushaye mutugarurira abantu wenda batumaga Rayon Sport iyoborwa nabi igahora mu madeni n'imyenda nguko byagera nakose ngo hari imvuga afana ngo mutugarurira ibisambo byacu ntago nyemera. No reka equipe banze igire stability bindi bizaza. Icya kabiri hari ikintu cyo kuvuga ngo ngo ubuyobozi buriho ubu ngubu ngo kubera yuko ngo bwaje biciye muri izo nzira wenda z'uko ubuyobozi bw'igihugu bwabafashemo ngo ntibagomba kubwemera. No ntabwo ari byo abafana bavuga ibyo bintu kandi kwivuga akona kwivuga cyane ntabwo ari imvuga ikwiye. Ikintu cyo gukora ahubwo ni iki icyo twafashije Muvunyi icyo twafashije Gacinya icyo twafashije abandi ba president ni nacyo tugwe gufasha uyu muyobozi uriho kugira ngo resultat dushaka tuyibone. No ngo nugusenyera umugozi umwe kuko hari umwe mu mafana twari kumwe nimugoroba kandi n'umuntu ukomeye mu by'ukuri ufite company bijyanye n'ubwubatsi arambwira ngo ngewe ngo Rayon Sport ngo narayiretse ngo nzongera kwigarukamo ngo arukiri gutsinda nashaka kongera kabikora muri 10 bizagenda. Harimo n'uruhare rw'abafana batigeze bakomeza gupusa nkuko byagendaga. Hari amakotization bakoraga ku magrarande ku match manini bose bagahuriza umugozi umwe ukabona Rayon Sport yose ikize hamwe ikaze gatsinda imikino. So navuga ngo uwo mugozi w'inyabutatu fan base imiyoborera abayobozi donc nabo kubishyiramo imbaraga ndetse no kugira lokote technique ibazanira ya karite bashaka. Uwo mugozi w'inyabutatu nukora management y'abayobozi hakazamo abatekinisiye babahanga ndetse n'umufana gashyira urererwe. Rayon Sport izagaruka biratanga ikizere inzira barimo. Ndagira ngo wongera kandi kantu kitwa patience kuri ibyo bintu uvuga kwihangana n'uwo ngo warusorejeho uwo mufana avuze ukomeye wa Rayon Sport icyo yabuze no kwihangana. Ni imyaka 4 bahawe ndavuga buno buyobozi bwa Rayon Sport imyaka 4 nibihangane. Umwaka wa mbere uragiye wa kabiri uragiye ariko wa gatatu no wa kane nibazi icyo wahishiye. Reka turebe muri iyo myaka bihangane ngiye kuri iyo nyabutatu ya rigani nakongeraho undi mugozi umwe ahubwo bikaba inyabune bikaba kwihangana bikongeza bikazamo iyo proper management yavuze niyo resultat izagira aho ngayiboneka. Ibyo rero twaganiraga ku ngingo no igaruka kuri championnat yabaye ihagaze ku munsi wa 22 kubera iki gihe cy'amatariki ya FIFA ari gukinwa imikino mpuzamahanga. Bamwe bari gushakisha igikombe cy'isi abandi bakina imikino ya gishuti nubwo ikipe y'igihugu y'u Rwanda nta mukino wa gishuti igeze ibona. Ndetse mbabwira ko mu kanya tugiye kwakira umunyabanga wishyira muri umupira w'u mu Rwanda akaba ari Henry Muhire tugiye kuganira ku ikipe y'igihugu Amavubi. Ubwo mu byo tuganira kuko nemvuze kuri icyo kirebana na Televiziyo International aza kutubwira impamvu ikipe y'igihugu Amavubi itabonye